n'abanshuti zacu reka twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yanyu ndetse ari n'iyacu bumenyi buzimaTV. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi nabwo amasomo arakomeje. Uyu munsi noneho tugiye kwigira hamwe cyangwa se kurebera hamwe ukuntu wakura background ku ifoto. Kambibutse yuko background yuko ari ibara riba riri inyuma y'ifoto, bishobora kuba atari ibara, bishobora kuba ari ibyatsi, ibiti cyangwa ikindi kintu kiri inyuma y'ifoto. Nk'urugero nshobora kuba narifotoje mpagaze imbere y'inzu, ko noneho nshobora kuvuga nti ino foto nifotoje mpagaze imbere y'inzu, reka inzu nyikureho noneho wenda mbe mpagaze imbere y'ibiti. Mureke noneho dutangira, ariko mbere yuko dutangira niba uri mushya kuri YouTube channel kora subscribe, like, share na comment, ubundi dutize iminota yawe 2 cyangwa 3 itarenze bane natwe muri iki kiganiro. Noneho rero mureke dutangire. Ikintu cya mbere bisabwa ugomba kuza ukaba ufite ifoto. Nk'ubu hano murabona ko mfite amafoto, ariko reka tugendere kuyingiriho uyu musore n'umugabo bari kumwe n'umwana. Urabona ko bifotoreje ahantu hari ibiti. Noneho rero bino biti ndashaka kubikuraho kugira ngo noneho wenda nkireho ikindi kintu, bino biri inyuma yabo mbivaneho. Ikindi kiza cyo gukora background irimo gukura background ku ifoto. Iyo ari ifoto yafotowe n'abanyabugeni cy'abandi bantu ifite copyright, ubwo copyright iba ivuyeho wayikoresha icyo ushaka cyose. Noneho tugiye kuza tujye muri Google. Ikintu dusaba no kuza twajya muri Google, reka tuyifungure. Irimo irafunguka ko yacu, murabona ko yagezemo, twagezemo muri Google. Noneho wakwibaza uti tugiye gukora ikintu tumara kugera muri Google. Tugiye kuza tuze hano hantu aho wandikira muri Google cyangwa aho usacingira, ngaha nahaberetse. Ugiye kuza wandikemo background remove, cyangwa se wandikemo www.remove.bg, ariko ikiza ni ukuza ukandikamo background remove for free, uze uyemeze. Okay. Urabona ko yagezemo, twagezemo. Noneho uze ukande ahangaha kuri remove bg, hano hantu kize akamenyetso, ino link niyo urakandaho. Noneho uraza uhakande ngaha, tuhakande. Okay, tumaze kuhakanda turindira gatoya. Okay, murabona ko twageze aho badusaba kwa uploadinga, aho dusabwa kwa uploadinga ifoto dusangana. Turaza dukande hano kuri upload image. Noneho tuhakande, system rete tujyana aho ifoto yacu iri. Ngiyi ya foto yacu twashakaga noneho gushyiramo, twashaka gukoresha ngiyi hano. Noneho reka bariyo dukandaho, nitumara kuyikanda tuza ahangaha dukande done cyangwa se okay. Urabona ko turamaze kuyikanda, yagezemo ngiyi rwose irimo ko, murabona yuko ifoto yacu twashakaga yagezemo. Ikindi kintu tugiye gukora noneho kugira ngo duhindure background, reka tuze hano handitse background ngaha murimo kuhabona, tuze tuhakande. Tuhakanda muhita mubona yuko haraza background zitandukanye ngizi. Hano turaza duhitemo, murabona ni nyinshi, wenda nshobora guhitamo iyi background, wenda reka duhitemo ino iyi ngiyi y'amabara abe ariyo twikoreshereza, y'ibara iyi ngiyi kizakamenyetso. Nituze tuyikanda, ubona yuko bya biti abantu bifotoreje imbere bivuyeho, hajeho ryabara twebwe dushyizemo. Ushobora ngombwa ibara wahitamo ibintu byinshi, ndetse ushobora no gukora background y'indi foto wari ufite akaba ariyo izi nyuma yabo. Noneho rero ubu ngubu ni nkaho tugeze ku musozo. Niba tugeranye hano turakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment, ubundi channel yacu ikomeze itera imbere, kugira ngo noneho ino foto tuyibone aho tubishyira amafoto yacu muri telefone. Tugiye kuza dukande hano hantu kuri download ngaha, reka mpabereke neza. Tugiye kuza dukande hano hantu handitse download ngaha. Nitumara gukanda download, ifoto yacu iraba yageze muri telefone ariho hose hari amafoto. Mwahoze kubana natwe mu kiganiro, biganiro kuri byo kwiga kumenya ubumenyi ku buzima bumenyi TV. Nakagaruka. Bye.